Shalom shalom, ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo. Umunsi tugeze ku tariki ya mbere z'ukwezi kwa munani. Rero tuba twifuza gushima Imana. Hari system njyangira yo gusenga, ukwezi kwashira nkashima Imana, cyumweru cyashira nkashima Imana, n'umunsi washira umuntu agashima Imana agasenga. Rero Imana iba yarabanye natwe mu kwezi kose, nta gikuba kiba cyaracitse. No kuri kugira ngo umuntu arindwe ukwezi kose iminsi 30, Imana iba yakoze imirimo n'ibitangaza. Hari ingabo nyinshi Imana iba yatanze zigapfa ku bwacu. Niyo mpamvu rero umuntu aba akwiriye gushima Imana. Rero nifuje ko uyu munsi twasenganira isengesho ryo gushima Imana yabanye natwe muri uku kwezi kwa karindwi, ikaturindana n'abacu nk'abashuti ba Berwa TV, abakunzi ba Berwa TV. Nifuje ko nashima Imana yumve ko nyishimye. Ndayishimye ko yabanye natwe, ndayishimye ko nukuri nta byago, nta makuba, nta ntambara. Nukuri Imana yumve ko tuyishimye, kandi nawe bitameze neza nkunda kuvuga ngo mukomere. Rero nifuje yuko twashima Imana yaturindiye abana ku mashuri, Imana yazanye nabo bahagira amahoro, Imana yaduhereye abana amanota meza. Imana hari byinshi Imana yakoze muri mu bashuti ba Berwa TV, yakoze hagati muri twe. Imana rero yumve ko tuyishimye. Nawe usubira inyuma utekereze iyi tariki ya mbere z'ukwezi kwa munani, utekereze imirimo n'ibitangaza Imana yakoze mu kwezi kwa karindwi. Ubwo ngo Mana ubereye amashimwe. Imana ibereye amashimwe. Imana yakoze ibirenze ibyo twatekerezaga. Imana yaraturinze, Imana yaraturwaniriye. Intambara zari nyinshi mu buzima, umuntu abarwana n'intambara zo ku manywa na nijoro. Haba hari ibihiga umuntu, ibyo ubona n'ibyo utabona, ibyo uzi n'ibyo utazi, ariko Imana ikaturwanirira muri byose. Rero Imana yarwaniriye inshuti za Berwa TV, Imana yarwaniriye abakunzi bacu, Imana yarwaniriye abantu bakunda ijambo ry'Imana tunyuzeho buri munsi. Imana yo mu ijuru yumva ko tuyishimye, kandi ni ukuri nyishimye mbikuye ku mutima, kuko ni iby'agaciro. Byashoboka ko nazana mfite amarira, byashoboka yuko twababara cyane. Ni ukuri Imana ishimwe. Nubwo hari twumvise inkuru, hari abavuye mu mubiri, nta kundi, byose nibwo bumana bwayo. Kandi ijambo ryarambwiye ngo mu byiza no mu bibi duhore dushima Imana. Ariko hari abagiye baca mu gikari bakatubwira imirimo n'ibitangaza Imana yagiye bakorera, bakatubwira ati ijambo mwatwigishije n'ukuri ry'Imana ryadufashije, dufite aho twavuye n'aho twagani. Ni byiza rero ko dushima Imana. Mu gihe gitoya mfunguye iyi cano yo kunyuzaho ijambo ry'Imana, ni ukuri njyewe nshimye Imana mbikuye ku mutima wanjye. Mana yanjye Jehova, byumva uraheraho mu ijuru, byumve ko ngushima. Imana ibyumve ko nyishimye. Birashoboka yuko watangira ivugabutumwa ukabura n'umuntu n'uyu n'umwe ukwikiriza, ukabura n'umuntu n'uyu n'umwe uvuga uti hari aho mvuye n'aho ngiye. Hari abo twabanye mu mwanya wo gusenga muri aya mezi ashize, hari abo twabanye mu buryo bwo guhugurana, hari abamfashije bakambwira bati mama Berwa, jya ukora uku, jya ugenza uku. Mwese Imana ibaha umugisha, kandi ni ukuri Imana aho iba yigejeje tubaye tuyishimiye, kuko hari ikirivugabutumwa ryakoze, hari icyo Imana yakoze ndabibona, hari icyo Imana yakoze mu bashuti ba Berwa, hari imirimo n'ibitangaza Imana yakoze. Ni ukuri Imana yakijije abarwayi, Imana yazanye abantu ku gakiza, Imana yakuye abantu mu byaha, Imana yarongeye igarura abantu mu nzu yayo. Ni ukuri rero, ni ukuri hano kuri Berwa TV cyangwa se kuri iyi cano mba numva mafashe nko mu nzu y'Imana, mba numva mwubashye, kuko hari imirimo n'ibitangaza byakorekeye aho. Imana rero nishimye. Ntabwo ari twebwe, ahubwo ikwiriye amashimwe. Njyewe mama Berwa nta kintu nshoboye, n'akazi mba nibereyemo, n'ibyanjye mba nibereyemo, na byinshi mba nibereyemo, ariko Imana igize igakora iby'ubutwari muri njye. Imana ubyumve ko ngushimye, Imana yumve ko nyishimye, ibyumve ko nyishimye bikuye ku mutima, ibereye amashimwe. Yesu yigeze yavuga ijambo ryiza igihe yabwiraga umusore w'umutunzi, aramubwira ngo siga byose unkurikire. Arangije aramubwira ngo banza ujye kugurisha byose unkurikire. Uwo musore aramubwiye ngo nakora iki mwigisha mwiza? Yesu amubwira ijambo ryiza, aramubwira ati unyitiye iki mwiza? Ko mwiza ari umwe ari Data. Rero
nanjye hari abantu banshimiye mana ngo Imana iguhe umugisha, nibyo kuko Imana umugisha, ariko si ntabwo ari njye n'ukuri, ntabwo ari njye, ahubwo ni ukuri nabasaba mugume ku Mana, mugume kuri iyi Mana yacu, muyigumeho, muyigundira. Barumuri bavuga ni ukuyigundira, mugundire iyi Mana yacu. Ibyo yakoze n'ibyo iteganya kudukorera birenze ibyo dutekereza. Mugundire rero Imana yacu, muyihamemo. Njyewe ni ukuri muri njye Imana inshoboje, iyije ikaza muri njye, ijambo ndarivuga bikemera, yaza ikaza muri njye, ndagusengera urwaye ugakira, ije muri njye, ariko atari njye, njyewe nta kintu na kimwe nshoboye, ije muri njye, ndagusengera ugakira. Ujye ugenda ushima Imana, yaba ku rusengero yaba ahandi, ujye ugenda ushima Imana, uvuga utariko Imana yarankijije. Iyije muri njye, ndaguhugura bikemera, ukaboneka mu mwanya. Iyije muri njye, mbene iyije muri njye, iyo Imana data iyije muri njye, ikora ibikomeye muri njye, ariko njye ndi ambasaderi wayo, njyewe nta kintu nshoboye. Ubwo nyine itaje muri njye navuga iki? Ko no guhagarara hano ntagira icyo mvuga ntabishobora, ko no gusoma Bible ntabishobora, ko no gusenga ntabishobora. Imana itaje mu muntu nta kintu na kimwe yashobora. Rero niyo ibikwiriye gushimwa, ni Imana yonyine ibikwiriye gushimwa, niyo ibikwiriye gushimwa kurenza uko twebwe mudushimira. Umunsi umwe umugaragu w'Imana Elisa, igihe bamuzaniraga uwari urwaye ibibembe, ngaramubwira ngo najye kwiyuhagira mu kidendezi, muri Yorodani mu kidendezi. Arangije ngo uwo mugaragu w'umwami ngazana ibintu byinshi, yaramubwira ibirumva umuntu wari umugaragu w'umwami, igisonga cy'umwami yarakomeye, ibyo bamuzaniye amafaranga, amazahabu, ibintu by'igiciro ng'imyambaro. Arangije aramubwira ngo abimutuye arabyanga, aramubwira ngo ugende uvuga yuko muri Isiraheli hari Imana ishoboye byose. Nanjye rero umuntu twabanye muri uru rugendo rutoya rw'ivugabutumwa nakoreye ku ahangaha kuri Berwa TV, umuntu twabanye tukabana mu ivugabutumwa, akagira umusaruro cyangwa icyo asarura mu ijambo ry'Imana, asavuge yuko kuri Berwa TV hari Imana ishoboye byose. Ntazavuge ngo hari Mama Berwa, oya, ndabinginze ntazagira uvuga ngo kuri Berwa TV hari Mama Berwa, oya. Berwa ni izina ry'umwana wanjye, nicyo cyatumye nitica no Berwa TV, ahubwo azavuge ngo kuri Berwa hari Imana. Haleluya. Kugira ngo Imana iri kuri Berwa TV yamamare, ni Imana ishoboye byose, ni Imana ihindura amateka, ni Imana ikiza, ni Imana rurema, ni Imana. Njyewe iyo mbuze uko nyivuga ndavuga ngo uriya kuri njye. Dawidi yaravuze byaramurenze aravuga ngo uriya. Njyewe rero njya nkunda kuvuga ngo uri yego, ni Imana yanjye bwite, ni Imana yawe, ni Imana wowe ubwawe wahamagarika kwitaba. Cyane cyane njyewe n'abantu dusengana, ngusengera rimwe sinongera nko kugusengera cyane, kereka ufite nk'ikibazo cy'uburwayi, ndagusengera nkakubwira ngo nta kindi, tubanze dukureho ibyaha n'ibisa nabyo, ubundi twikonegite ku Mana, ubundi nawe wishakira Imana. Kuko ushobora guterwa n'injoro nisinziriye ukaba ari wowe ugomba kwihamagarira Imana yawe. Ushobora guhura n'ikibazo mu nzira uri mu modoka, ushobora no kumamagara kuri telefone. Ni ngombwa ko niba usengeye umuntu umubwira utari ko sinjye Imana ikiza, ahubwo tumbira Imana, ukamubwira Imana ikiza, Imana ishoboye byose. Rero abantu ibintu byarahindutse, ntabwo ashaka kukubwira Imana ishoboye byose, ashaka kukubwira we kari ushoboye byose. Oya, baba bakubeshya. Umuntu uzabwira uzagukenera, uzamuyobore ku Mana ishobora byose, ku buryo azajya yihamagarira iyo Mana no mu minsi yose, akabana n'Imana, akagirana connection n'Imana. Hari nabo dusengana tukababwira Imana ishobora byose, Imana igahita ibiyereka mu buryo bumwe no mu bundi. Nanjye nkababwira ni wowe, nanjye ndabakeneye, mu nsengere, nkeneye ko mundambureho ibiganza, nkeneye ko munyatura amagambo meza. Nanjye nabo nagize intege nkeya z'umunaniro n'ubundi, nkavuga ati mu nsengere, nkasanga ni ukuri nkanezerwa. Ni byiza. Hari umuntu yavuze ngo wigisha intore guhamiriza bwaki kakurusha, nibyo tuba dushaka. Ngize amahirwe nasengera n'umuntu
ejo nkamwumva ku rundi rwego rurenze n'uko namusengeye. Nanezerwa kurenza ejo nkamwumva ari umuntu w'Imana, ejo nkamwumva ari umukozi w'Imana, ejo nkamwumva avugira Imana birenze n'uko njyewe nyivuga. Byanezeza nkumva yaramenye Imana, kuko yaramenye Imana biba biryoshye cyane, kumva ko umuntu ari kuvuga Imana neza, kumva ko umuntu ari kurata Imana neza, kumva ko umuntu ari wamubwiye Imana akayumva nk'Imana. Iyi Mana irahambaye, Imana ishoboye byose. Iyi Mana ni Imana y'amahoro, nta kintu twaburiye mu gakiza araryoha. Cyambere haba amahoro, haba umunezero, haba ibyishimo. Rero mboneyeho gushimira abantu mwese, ni ukuri ndabashimiye mbikuye ku mutima. Mwakoze subscribe, share, comment, ni ukuri ndabashimiye. Mu gihe gito ni ukuri mwanyeretse ko munkunze, mwanyeretse ko munyishimiye, mwanyeretse ko mwishimiye ijambo ry'Imana, mwanyeretse. Ni ukuri ndabashimiye ndi kuri kamera, kandi mbasaba ijambo ryiza cyane. Ndavuze ngo Imana ibahe umugisha, wubahane n'abanyu bose, wubahe mu byanyu byose. Imana ibahe kurama, Imana ibahe umugisha, ni ukuri. Kandi Imana ibahe umugisha. Kandi umunsi umwe Dawidi yabwiye Yonatani, aramubwira ngo gumana nanjye, kuko uhiga ubugingo bwawe n'ubuhiga n'ubwanjye. Mugumane nanjye muri aka gakiza, muze tugume muri aka gakiza, mugumane nanjye kuri berwa. Tujye twumvika ijambo ry'Imana, kandi mukomeze muce mu gikari mutubwire muti uko suku byagenda uko. Imana y'amahoro rero ibaha umugisha, ibishimira inshuti z'umusaraba. Ndabakunda. Aho kugira ngo rero mushake abantu cyane ngo babakemurire ibibazo, babasengere, ahubwo ni mushake Imana. Aho kugira ngo mushake ibintu ku bantu, ahubwo ni mushake Imana nyiri kugira byose. Nushaka Imana n'abantu bazaza, nushaka Imana neza ukabana nayo n'ibintu bizaza. Nta kintu uzabura, nta kintu waburira ku Mana. Imana ifite byose. Imana ifite imigisha, Imana ifite amafeza, Imana ifite amazabu, Imana ifite amahoro, Imana ifite umunezero. Nta kintu na kimwe ushobora kuburira ku Mana wayiringiye, nta na kimwe pe. Imana ifite byose. Iyo wiringiye Imana neza, Imana iraguha, kandi ni ukuri nta kiguzi. Muri Yesaya ni wavuga ngo muze, Yesaya 50, muze mbahe 50, ngo muze munywe, nta feza nta n'izahabu, ni ukuri murye ku buki no ku mata, nta feza n'izahabu. Ntabwo n'iki kitubuza gukizwa. Nta kintu dushora, nta kintu dusabwa, usibye gushora uyu mubiri Imana yaduhaye. Usibye twebwe ubwacu nitwe Imana ikeneye. Twebwe ubwacu tuyize imbere, ubwacu nitwe Imana ikeneye. Imana ntikeneye ibitambo ubifite sava, ariko Imana igusaba mu byo ufite, utanga mu byo ufite. Rero twebwe ubwacu Imana nitwe ikeneye. Ni njyewe ikeneye, ni wowe mama ikeneye, ni njye ikeneye, ni wowe mama ikeneye, ni wowe papa ikeneye, ni wowe musore ikeneye, ni wowe mukobwa ikeneye twe. Imana ni nziza. Uri mbyavuze ngo nsanze uri mwiza Mana we. Mukecuru araremba ngo ndumva nayiheka. Imana iraryoshye. Imana ugendana nayo, Imana ukabararana nayo. Hari igihe bya Yesu biturenga, iby'Imana bikaturenga. Ni ukuri kuba turiho duhumeka umwuka w'abazima, kuba turi mu bihugu by'amahanga turi amahoro, ni ubuntu bw'Imana bugeretse ku bundi. Imana rero nibishimirwe. Mana mu izina rya Yesu Kristo, ubereye amashimwe nyakubahwa Imana y'amahoro. Uyu munsi rero ni tariki ya mbere z'ukwezi kwa 8. Twari turimo tugushima ko wabanye natwe mu kwezi kwa 7. Wakoze ibikomeye hagati muri twe. Kaberwa TV duteruye tugushima, ngakira amashimwe aturutse mu ndiba z'imitima yacu. Akira amashimwe yuko wakoze ibirenze ubwenge bwacu. Akira amashimwe mubyeyi mwiza. Akira amashimwe ubyumve ko tugushima, kandi ukomeze utwagurire imbago nk'uko wazaguriye Yabesi, uzitwagurire muri byose. Tukweretse rero no ku kwezi kwa 8, Mwami ni wowe tukwihaye, aba ari kutugenga no kutuyobora, aba ari wowe kutwereka ikibanza n'igiheruka mu migambi yose, mu bikorwa byacu. Udufate mibiri imitima yacu, ufatemira intekerezo zacu zirangukire kukubaha no kukubahisha. Uturinde imibaho yaturiganyiriza mu izina rya Yesu Kristo.
ngaho bana natwe kandi utwereke ikibanza n'igiheruka, uduhe umugisha uturutse aheraho mu ijuru, tubyambaje twizeye izina ryawe ryera, amen. Shalom shalom, ndabakunda. Niba ukomeje kunyurwa na mama Berwa kuri Berwa TV, kora subscribe, share na comment, ariko unyuzwe hari icyo ukuyemo. Niba ntacyo ukuyemo ntubikore rwose.